munsi wa karindwi uratubaza ikibazo gikomeye. Ese dushobora kwegera Imana tutiyunze n'abantu? Yesu aravuga ati babanje kwiyunga, mubanze mwiyunge. Ese Yesu yarebye ko hari aho bidashoboka? Ese yarebye ko hari n'aho bishoboka? Reka igisibo kitwigishe. Igisibo si ukureka ibiryo gusa, ni ugusukura umutima. Ntushobora kuvuga uti Mana ndagukunda, kandi uvuga uti sinshaka kumva izina rye, sinshaka kumva avugira, sinshaka no kumubona. Kwiyunga ni igice cy'ukuri cy'igisibo, ni igice